ngira ngo wahabonye. Yego anti ni heza cyane. Ni igipangu Kigali. Izi nzu zose ubona zose zingana nk'iyi. Aho ngere inaha rero hari inzu nari naraguze mbere. Hari anti wanyu n'umugabo we babagamo. Ndahabavana mbazana hano kugira ngo iri nzu tuyibyaze umusaruro. Ko nta ni heza. Iriya nzu nayikwanditseho. Cyagenda. Nari nzi ko uyu ari umutungo nguriye Faith kugira ngo nawe azabashe kwiteza imbere ariko naje gusanga atabasha kubicunga. Nubwo turamubona. Iyo mitungo ugomba kwicunga neza. Kwicunga neza. Uriya nyogosenge w'igisambo mana ntazagushuke. Nta hantu tuzongera guhurira ubu byararangiye. Ntazagushuke uriya mugore agira karimi gasize ubuki kakongera kakarumana nk'inzoka. Ntazagushuke ngo aza kurusha ubwenge kurusha irya mukuru ashake kongera kugaruka kuba mu mitungo yanjye simbishaka. Ntago azongera ibi byaramvunye. Naje mu Rwanda nzi ngo ni mwebwe nje kuyagira no kubahoza amarira y'ababyeyi banyu ariko ibintu nasanze muri umuntu wanjye yarakoze bana yanjye na n'ubu sinzamubabarira. Ni ubugome baba bafite ubugome. Ubu se Faith turamukura hewe ko wowe Imana yakunzaniye. Njye numvaga twashaka ukuntu tushyira nko ku social media abantu bakamenya. Ufite amafoto ye? Fine, ibyo biroroshye cyane. Tugiye gushyira ku mbuga nkoranyambaga, imbuga za WhatsApp, za Facebook, ahantu hose dushyiraho n'amagambo yo kumurangisha. Ntihazabona tukabwira ko nyine hari igihembo gishimishije. Niko bimeze. Ahubwo nyine ndumva disi tumubona. Uzi kugira ngo murumuna wanjye n'umugabo bashake kunyica. Gusa urumva wowe none twebwe batubona byari kugenda gute? Uzi ko umuntu yihemukira n'igihe batunze ibyo baryaga n'igihe babihahaga bari mu mitungo yanjye ariko ashake kunyica we. Uriya mugore ntabwo ari muzima. Ariko byibuze tumeze neza batari hano. Umuntu araryama agasinzira. Uzi igihe namaze naryama ngo nsinzire numva ameze neza. Nanjye ubu ndaruhutse nubwo mushiki wawe ataraboneka. Ariko nibura nzi ko amaraso ya musaza wanjye nyafashe mu ntoki. Nawe ubwo wageze i Kigali ukaba uzi neza ko ari hari. Ari i Kigali kuko yaje kakana kakakobwa kabakoreraga kari kabajyanye yaje i Kigali nawe gukora. Nawe ntabwo turamubona. Ariko we mama waza ahantu akorera. Warahazi. Biroroshye. Akuriya mubyeyi wo mu cyaro Mana yankoze ku mutima. Uriya mubyeyi wundi ugomba kubabera mama hano muri Rwanda igihe ntari nkabashakira ibyangombwa nitonze. Uriya mubyeyi akwiye kugororerwa. No kuzamuzana nawe tukibanira. Oya ni nawe ugomba ntabwo hari ahantu namusanze. Ahantu ni habi cyane mu giturage nta n'icyo waharira nta n'ikintu wahakorera. Uzi ukuntu Mana yanjye. Nari nategereje kumuha amafaranga menshi agashaka ikintu akora ariko nsanga hari ahantu atari riyasharande. Hari ntabwo wahakorera ngo utere imbere. Nazi Kigali nanjye mwitura ineza yakoze. Sibyo? Hanyuma abiteho. Ndishimye pe nuko ahubwo nuko muvugisha akaza. Ariko uriya shyano ry'umugore ngo ni murumuna wanjye ririya n'ubundi se ndaje nzigendere. Ahubwo se ubu twebwe ntazashaka kugira. Ngomba gusiga mbashinganishije mukoma igiti mugakoma ibuye. Ahubwo ntazagaruke nta ntimuzamukingurira. No kumukingurira ririya rembo. N'ifoto nimushaka muzayomeka ku gipangu. Tuvuga ati ngo ntazagire umuntu. Ntabwo uriya niba yaravutse Mana simbizi. Twagira ngo ntago muvuka. Arihariye afite umutima w'ubunyamaswa akunda amafaranga akunda abagabo arikunda mbese ntushobora kumva ukuntu ameze. Hanyuma irangira nawe ngo ni nyokorume. Yaragiye. Nyokoro iriya nyamaswa uriya ngo ni musaza wa nyoko. Nawe none wabamenesheje nta nubwo se umugore we yarabakundaga. Nta nubwo se twigiye tujya n'ahantu babaga. Uzi ukuntu yaje akavuga ngo mwaraje ngo mwigira ibirara ngo muratoroka ngo muragenda.
ubu se twarigize birara muri cya giturage batanahazana ntago kwa nyokuru mwigeze nta nubwo nza ahantu aba baba data we ntaho twigeze tujya sha mama Rita bira byose wasanga ari politike zuriya mugore byose nese si wowe bari baje ngo baje uziko nabyemeye tukajya no kuri ribu tuvuga ngo turashakisha abana batorotse ntabwo kereka nimufate kazamufunga umva rero nubwo nkubujije mama Rita ngo ntazagera ariko Rita no gushimirwa bose se si kimwe si umwana we oya kuba ngihumeka Rita atitaye kuri ari nyina niwe wamuvuyemo araza aranshushushubika naranjyana ari ninjoro arambwira ati anti mbabara uva hano gahunda hari ni ukukwica urumva kugira ngo Rita ahubwo atazagira umutima nk'uwa nyina urumva Rita nawe amutwaye imbere yanyu nanjye nkamugororera nawe akishima mwebwe ngomba kubashakira ibyangombwa na mushiki wawe yabonetse ni ibintu byoroshye rega iyo ufite amafaranga ibintu byose biroroha urumva rero ndashaka gutwara Rita nta kibazo nimba uri kubyumva nta kibazo impamvu ni ukumukura kuri iyi nyamaswa ngo ni nyina ejo nawe atazamera nkabo bakamubatumaho uzi ko Rita ntamuha iruhande nyina yamushuka akaza akabagirira nabi reka mutware harimo kumushimira ariko hari no kumukiza uyu mugore ngo atazamushya akabagirira nabi rega n'umwana we kandi Rita n'urungano rwanyu ntabwo mwamubuza kuzanga reka rero nzamujyana ntacyo uzamujyane natwe uzazugara oya mwebwe mva amafaranga y'amapasiporo yanyu amaviza ibiki prise en charge ibintu byose biri tayari mwebwe mushiki wanyu nimara kumubona tugiye kumushakana umwe nzahita ngaruka nta nubwo njye natinda kabisa ariko nta nubwo nzagenda ataraboneka ariko kubera ko abana batatu guhita mbatwara icyarimwe murumva ngomba kugenda nkamutwara narangiza nkahita nshakisha ubushobozi bwo kuza guhita mbatwara nabo ni ukuri pe kandi turakoze cyane sharega nuko ntigeze buriya mbasha kuganira namwe ariko buriya papa wanyangiriye neza cyane rero uretse no kongera neza ngiye nkunda amaraso yanjye ngomba kubafasha aho papa wanyu atari aho mama wanyu atari ngiye nkahaba naho mama Rita kugira ngo nzamubabarire uriya mugore n'umugabo we yaraje ashaka ikintu cy'ikigabo kiramushuka yaramukuyemo ubwenge akabumwicaza aha babaga bari kumwe igihe cyose azabyicuza ariko mwihorere azabyicuza Rita bite meze neza sha nanjye ndaho meze neza nguhamagaye ngira ngo ushimire nyine rirya joro sha warandokoye ese uzi ibintu wakoze buriya uzi ko kiriya gicuku nakubitanye na Franka sha nawe ahantu yabaga bari bamwirukanye nyine nawe agenda bundabunda n'ubwoba n'iki mba ndamubonye nahise mumenya nyine nose barabana ko bahoraga banyereza amafoto yabo nawe yaramenye kuko nyine amafoto yanjye babaga bafite n'utuvidewo najyaga mbahamagara video call nyine kera n'iwabo yahise amenya twagiye gushaka aho turara nyine turacumbika umva rero ikintu ngo uhamagare mwana wa icya mbere cyari kugushimira ko wandokoye icya kabiri nagira nkubwire ngo ibyangombwa bituma ubona pasiporo utangira ubishakisha kuko ndashaka kuzakujyana ukajya gukomereza amashuri yawe muri Amerika kusaze se Rita buriya ufite ikintu wakoze gikomeye cyane warokoye ubuzima bwanjye niyo mpamvu ibyanjye tugomba kubisangira ubaheze yewe ziriya nyamaswa zari kukwica iyo zimbura nawe zikahagusanga bari kumenya ko wandabuye uri mu bana b'inshuti zawe ndaje nkoreza udufaranga tube tugufasha
hanyuma ushaka ibyangombwa ikintu cyose bazajya bagusaba ujye umbwira uriya mugore ngo ni nyoko ntekereza ko urengeje imyaka 18 utakimukeneye cyane ku byangombwa byawe Ritha mama we yarampemukiye cyane ku buryo numva narabirukanye Franka nubu niwe nshaka ko haba na wa mama hoza barira mu cyaro duhuye nakubwira amateka menshi buriya ntabwo twabasha kuganira ngo nkubwire si ibibazo nahuriye nabyo mu cyaro kora ibyo bintu nkubwiye utangire ushaka ibyangombwa byawe byose hanyuma ngo amafaranga ujye kwishakira pasiporo niba ngombwa bikaba ngombwa ko nguherekeza nzaguherekeza nzagenda vuba hari ibyo ngomba kubanza kujya gukemura n'ibyo ngomba gusiga nkemuye inaha urumva rero bishaka byihutirwa ariko se wiyagara nawe mama we waramwanze rega mama we ntago ari umuntu wagira ngo baradutuburiye neza baramuroze Franka se shahu uzamubona uko bizagenda kose arahari ko mwari mwarabanze se ariko we ntago nakurenganya Franka nta mutima mafite nta nubwo basufuye cyane ariko nyine urabona ko ari akana kavuye mu cyaro kabayeho nabi ariko ni bazima ntibarwaye nicyo cy'ingenzi rero Franka ntabwo muzajyana niwe nzajyana mbere yabo kuko we kukubonera ibyangombwa urumva ni fasta ariko kubera ko face we ntabwo turamenya ahantu aherereye urumva rero biragoye hari kubanza kumushakisha naboneka nyine ugura byumva ariko wowe rwose uzagenda mbere yabo kubatwara rimwe icyarimwe muri batatu byo ntabwo bikunda uzi ko wene naravuze ko nzagutwara nyuma ariko mu rwego rwo kuguha agaciro no kwishimira ibyo wankoreye niwe nzatwara mbere urankunda nanjye ndabukunda mwana wanjye sawa bye rero reka nagira nkubwira amakuru aragushimishije ndabyumva tangira ushaka ibyangombwa va matamu bishyira gitumye guhamagara hano ngiye nawe gusa nta wundi muntu nyine kabimenya ikintu gitumye muzana hano ko njye mbona mu mutwe macuatu nubwo rimwe na rimwe utomboka kwigira nabi ariko wikomeza kuvuga amagambo menshi wambwiye icyo ushaka kumbwira nyine ikibazo cyo nuko rimwe na rimwe utomboka ariko nyine sawa ariko banzo nyumve ibintu ni byanjye nawe gusa kuko ni ibintu byibanga sawa ukuntu bimeze rero kamareka ntabwo noneho ndamenya biriya ntabwo nanabiriye screenshot okay reba umwana w'abandi se ubwo bagiye kugufunga vuga gake ariko uko bimeze oya ntago ari twe biri kuvugaho bari kuvuga ngo arimo arashakishwa twumva barimo baramushakisha nyine batanze amatangazo ubwo tuwamubona amafaranga y'iki niba tugwa batugwa gute siko ndi kwikubwira nzinguri mukuru mu mutwe ngaho nyine mbwira ibyo ushaka ukuntu bimeze kubera ko bari kumurangisha ndije twakora kugira ngo tunamufate tugiye kumuvuza mu mafaranga yacu wikoremo nikoremo na debe yikoremo nabashoye ikoremo ntabwo ibyo ngibyo ari sawa mvuga dero tugiye kwikorera ngiye kwikorera kandi ribo n'ibiceri urumva umubona baramuha amafaranga ubigitekerezo bite nimba ukuri kimeze ni ibisazi nyine no kwiyahura ariko ntabwo ari amafaranga niyo twaramufata ndakumva niba muri kira gikubo okay njye ubwaye nabanza nka approaching nyine ngabavugisha nyine kugira twumve ukuntu gahunda zimeze twebwe nkavuga ngo njye hari ahantu muzi bakabanza kuma amafaranga tukamutwara ahantu akaba hicaye bakaza bakamutwara cyane siko amafaranga nyine riba kuri cyaje mu kijye kizana amakara yo guteka ibishyimbo hari ahifaba ntabwo haba haza abantu benshi hari igihe n'akarimo kandi hari urugo utakibamo abantu yahita bagira ngo niho hano yabaga akaba ariho hantu tumujyana ngiye nkabahiriza location yahari ubundi ngiye nkikwamira banyurije amafaranga yanjye cyane nuko baba bamubonye deni nkaguha
ubwo se turabigenza gute kuri barakobwa Favor se turamugira ntabwo babimenya barase birabareba mpamvu mbikubwiye nuko wowe mba mbona nyine wanje byaba ari sawa kamwereke subiza iki navuze mba navuze se nuko abwiye ati yagiye yatashye kuko n'ubundi yabagiye guhura na famille nta bintu byinshi byo kuba ntabiteze kuko ibintu byinshi birimo akavuyo ntabwo biba ari sawa iyo diri si sho kurya ibiceri imana none bari gushyira amafaranga menshi ahubwo ngiye gutangira na mbandikire mbabaze ngo nangaye witubandikira none Mana ducira inzira kuko ubuzima ntibworoshye mu mutima wo kwihangana kubyakira icyarimwe oh my God iragoye oh mama oh papa ko mwarabatabazi banjye nkaba ntakibafite zabigenza nte ko nabagakwiye kumfasha ko bose bandetse nzagira nte mana we bandetse nzagira nte mana we bite yari oya bireka ibyo ni iby'abandi bayi mana ducira inzira Untekera he? utekera he nyine Ni hanze nateka akabura hanze nuko njya kuza iwawe cyagiye burya kari karamenetse noneho abahungu batwara imyanda baza kugatwara mu myanda ariko ejo tuzashaka kandi mbona mfitemo 2 tuzashaka kandi ntago uyu munsi turi burya 2,000 se bigura gaze byibura nta kagaze byibura gatoya ku buryo wavuga uti mfite inoza mbega wowe rero kugeza iyi saha nkurikije uko niko kubona base se mukarabira heyi ko numva icyo kinyisha cyari kirakwesha hatse no senzere bukonje nta numwuko hari rwose ariko sho reka nkubwire mbabare rugabanya kiryo kuko ubu mu gitondo ibyo byose amagambo arabe yashize nuza gusinzira ukisanga uryamye ara hasi hari ngewe sinzira Yesu arabicaye nyine ugenda ureba ukuntu wabona amatora nese kiriki isi matera nese cyicayeho n'iki n'umusambe cyangwa ni ikarito si matora si y'umuzamu umuzamu urarira iki muzamu nta n'ibintu ufite hano bindi nyine hano dukarabira ni hehe tuzaye dukarabira mvura ukuntu bimeze tega amatwi nk'uha amategeko n'amabwiriza ya hano ubu yazigenza ntari hano ntuzampamagare iyo ari ku manywa ushaka gukaraba ku manywa uretse ko ubundi hano ntabwo tujya dukaraba ku manywa dukaraba nijoro igihe se ugize icyokere iyo ugize icyokere rero iyi matera impamvu ubona ari gatoya urakazinga dore gafite n'umugozi wabonye noneho ukakamanika kuri amusumari urabona uriye yego noneho banza wumve nyine butuza ariko jewe nzinga ibikize tega amatwi n'ibikundana nzabikwigisha ejo sibyo uzinga matera dore ngo uyu mugozi ukamanika kuri amusumari ugakaraba warangiza ugakoropa dore ngo akarakara karete ngewe ndangoropa ngiye mama rita nkoropa ntacyo ubwo ufite uzagukoropera ntacyo uzakoropa uhetse cyangwa ninjoro ubundi woga ninjoro ubundi buryo bwiza bwo gukaraba ninjoro uzinga itara ryo hanze ukarabira hanze amazi agahita agenda ajya mu baturanyi se ntiharaka none se nibambona nambaye ubusa ariko wambaye ubusa indi uzakubona hano warwari ku muhanda akagenda nawe ibyo ngibyo sibyo bakarabira mu nzu sukubizi nese bakarabira he ku musozi none se bakarabira hanze ubwo si ukugira ngo rero baravuga ngo wagiye buryasaza zigera imbisi ntukagabanye ntugafata ibintu byo muri ziriya nzu za mwene wanyu ngo bigeranye na mwizi yacu nawe rero wararushyuho ruca imigani
oya narekora abantu by'isazi ubwo se ngiye by'isazi ubijanye buzanye nyine mbwo biravuze ngo nkigera iwanyu mu basirimu nize kubaho gisirimu byabanje kuntondora bize ubu nawe ibingi biragusaba kubimenyera ubu se uri wabona iki ahubwo ibyo uri kwivugisha ari wabona ahantu hatagira ni tapi naki ese supanete se noneho iri hehe byibura ko mbona dore ngiyi aka kantu nigeze kukabona ahantu ariko se aka ngaka umuntu agacomeka ninjoro kakirukana imibu bikamutera allergie arerije se wagize ngo ntuzabe gikara dore na bya biyoga by'amafuro byanananiye ndetse wabuze na ntuza none se ndararira iki ko bavuga ngo nibyo ndi burari wavuze ko ibifuruta bimwe se binyihere n'inywere uzarya ejo twaguze imbabura sibyo urakoze kera se sha wajya guhima no karibu tate yewe Mama Angelique karibu yewe urahageze ndahageze Imana ishimwe uraho neza kamera cyane yewe ni amahoro ambaye mutashye ubukwe ni karibu murakoze abonye Nisa ameze neza ndabona warabyibushye mu cyaro se bameze bate baragukumbuye bamanza abantu bose baragukumbuye ante mubwire pe byari ibibazo ariko nyine nkubwiye akasha face we rwose sindamubona sha face ntabwo turabubona nirirwa ngenda na Frank tukagenda twashyizeho amafoto meza kumwe ari akucya kibi wabo kera cyane igiki iriya ni televiziyo ni televiziyo naziba mu cyaro uziko twaryamaga saa 12:00 sha tawe ibintu byambayeho wa muceri wanjye musije mama Claudine ariko bafite agahinda se ki narifite risafira cyashya fura naguze ubu bwari wari kwikorera ibirago n'ibyungo byose iyi nari kubizana ariko n'ubundi agasambi kanje n'ubundi kugatekereza icyungo cyajya muri ino nzu cy'imbyiro n'ibisafuriya by'imbyiro ikibazo hano hantu ni mwisi aha ni ugiye kuba ukaba uri kumwe na Frank na Face akazaza mu kabana bakomeza ukirira abana na Claudine harya wa mukobwa Ange naga yitwa Ange yitwa Angelique na Angelique nawe rwose nawe yase ufite nimero yiwe ndayifite rwose aha umuntu uzabasohora hamwe ntituhakodesha ibyo kurya nashobora kuhaba gute ahantu uziko nari heza ariko ibintu byose n'umweru byakira mu murima bimwe byo kwirwa oya ubu hano ugomba kubanza ukaruhuka iyo ni imitako Frank we iki wamemukiye ubu nagwemukiye ne yego Paul we sha narimutse nyine nagarutse muri quartier yabwo kwe kuzanshaka ukanyakira ukangurira agacupa niba naraje twazanye na madame yatuje vuba sawa yensurize na donati mukuru wawe sawa shu bagiye kuduha inzu bande umuntu mwari muri kuvuga yewe no mu inshuti yanjye no twatuyana muri quartier imwe n'ubundi aracyatuye nandi kubwira ko twimukiye naha ko bagiye kuduha inzu si ntibaye shere kava muri iyi ngiyi isi twayiki sinakubwiye ko haba harimo umwuka muke y'inzu ntoya aha no kujya ukingura idirishya ntariba intambu y'umwuka mukeya uzabimenyera byose nakamenyero gakeya nose bimeze biti nambara neza tutari nabona ukuntu nabona undi mwenda ihangana umwenda umwe se ntubaye ubona imyenda tuzayigura gake narinje rero kukubwira ko maje gufatiriza imbabura nshyizeho amazi ndashaka amafaranga kujya guhaha se warabimenye fresh kutakibamagara ngufashe narabimenye ibintu byose ni gake ariko waza kubishyizeho amazi bugari nanabuhaza ariko
imfasha gutya ese ushaka kurya iki ubugari ntabuhaze buri kuntera ikirungurira urashaka kurya iki sinshaka ubugari ntabuhaze urashaka kurya iki inyama n'umureti ariko duheruka kurya tuheruka ryari sone tuba mu rugo iwanjye nyine none so hangana iwawe ariko ntukishinge reka nkubaza hari abari bamenyereye kubirya kuko wari utanzamura isukari ngama amafaranga nigire guhaha rero nuko hari abari bamenyereye nabi amafaranga nigire guhaha hari abamenyereye kurya ibyo ushaka byose kubera ko waryaga amafaranga utavunikiye akira ugenda ugura ibyo ushaka nushaka n'izo nyama uzigure aya ayo si sama aya ngaya enye aya se ndayagura mu iki hano harimo inusu y'ubugari hakabamo n'ibishyimbo by'ijana numva udasagura ibishyimbo byangaye hari akabutike kwa kazungu uzamutse gutyo uzamutse urabona ikintu cy'ikidirishya hari yaba ibintu bidahenda bari abajyana isukari y'ijana bajyana ibishyimbo bihiye imbesiri uzabaze njyewe nabayeho neza ntago ngiye mama Rita nigeze ndya senyise uzabaze waryaga ngahe ko manyako urazana imikino hano ubonye wapfuye hasoni uranga amafaranga Sipiriya urangubise Sipiriya ni so ntuzongere kumvura usigaye nkubite bigezeho ngaho hano ntabwo ari iwawe uri kumva bakureze baje umuntu wakwangije n'umuntu amenyere kuguha amafaranga y'ubusa noneho nayo 500 ntayo nguha nuburara kabiri uzamenya ko 500 ari menshi sha uzi ko yangaya hari igihe kizagera ujye yabona nka miliyoni faranga uranga amafaranga 500 waba yafite ukaburara ntacyo ubwo genda ujye kuri konti uzana yo savings dore ko mwene nyoko yaguhaga menshi genda uzane amafaranga yose se nagwaga nirirwa gunurwa buri gihe uyargiye unagiraga nte nago pforo y'umusatsi ugasigara uruhara we karitasi coco uzi ko nshaka kuzakogosha hano nta bintu byo kuzana amahane nakubwenga amahane wayasize he kwa mukuru wawe kuko sinavuga ngo ni kwa nyoko ni kwa mukuru wawe hano birasaba kwitwararika ubundi washatse umugabo uritwararika ibintu by'amahane ukabifasha hasi bitabaye ibyo inkondo utakubiswe na sona nyoko nzazi gukubita wumvise tazanzana ibintu by'imikino ngo amafaranga ubwira ngo urayanze ngo urahaze nuzajya ubuzi ko wahaze jya wituza twarabwiriwe turaburara ibyo kwivugisha ngo ubugari n'ibishyimbo ntiwabirya twebwe twaburyaga nta n'imboga none bari muranarya birabiha nukuri byananiye pe ukiri inzobe byananiye ibiryo bibi rwose bitakaranze uburacyari ku biryo sibyo kuvuga ngo byakunaniye no kuyabona bizajya bigora no kubibona ukifite ukibasha no ubundi uzabyemera neza bayigikara uri gusa na mukuru wawe kiro rugo rukamambira urimo bake rekuno koza amaso tokoza amaso ariko ubundi uzagabanya ibyo ryari mba nkubwire nzongera kugwa amafaranga ukayanga uzajya gukorera yawe nsuragiye kwinginga ngo ngucinye inkoro ufate neza mukuru wawe wanga isigiye kuko basi ya 500 yame ya 500 yame banza uburare ejo nibwo uzamenya ko ubugari buryohasha kutayampaye jya gukorera yawe cyangwa ujye kuzana yo savings uvuka mu bakeze Nakuyeho telefone ugakiramo umugore unuka naguze ibintu byambayeho mana yawe naramamagaga umugore akahita ntuka akahita mwana ngo compose ariko uriya mugore naje i Kigali nzamwishyura ngo yavuze ngo compose ngo telefone yabaga itarimo umuriro yazimye cyangwa se ndari nk'ahantu hatari bari bayibye se so byibuka fone yanjye barayibye
rwari telefone runga n'umusozi niyo mbimenya nkanayigurishiriza mu cyaro ho ibyo nta kintu bimbwiye icyo nashakaga ni ukubona abana b'umuvandimwe wanjye nkazasubira mu mahanga nzi neza ko utamubwiye bya bintu by'ukuntu twatonganye cyagiye ngutuka nuka ngo ndi umutindi nyakobwa ntabwo ibyo twabivuze gusa buriya ushobora gukora ibintu byinshi byiza akabi gato ntikagaragara rero urabizi ukuntu wacumbikiye ukuntu rwose twari twabaye inshuti ntabwo ibintu bibi ngiye bijya mbizirikana ahubwo se Mama Ange soshonje ufite inzara ireshya na metero enye wa mugore wo ku kabari shanga aragukumbuye yaranyambaye amafaranga yanjye yanze no kunyishyura uzi ko naje i Kigali amazi yo ku mahugurwa bampa agafata cyangwa amata ntabwo muri amazi y'umuntu ananiwe murabona nanjye mba ndimo kwinywera amazi kuki umunywa amazi yo muri ibyo bintu nyine hano tugura ubwo ujyana ako kantu k'umugezi wowe aha tugura amakarito y'amazi nyine tukagenda tunywa guki ukagura amazi amazi ntibayagura yego ko amazi yo kunywa ku ihomba amazi ni ubuntu amazi yo ku ihomba adasukuye adatetse harimo inzoka bura turaje rero ukuntu ubuzima bw'i Kigali butandukanye n'ubwo mu cyaro sinzi nziza ahantu ngiye ariko hano niho murara oya yego aha niho twicara izi ni intebe warushonje kamuzanira ifoke none se nagiye kukuzanira ifoke bageze ku mugezi ndakaraba cyane nta mugezi uba muri Kigali wamuzanira ifoke se kamuzanira ifoke wakarabye ku mugezi ndarisha intoki yego mana yanjye ushobora ushonje mbona byaye bikaze genda muzanira ikintu cyo kunywa ahubwo uranywa fanta amazi uranywa iki reka nirire nta mazi ushaka amazi ni ubuzima bw'iyawe